Njyewe narigeze Rubavu noneho abantu twicaranye bigikapu bari bari kwishyura ndi kubona bafite amafaranga nanjye ndakiba nzi ngo ni amafaranga nibye ndaje ngazi Musanze njya gufata icyo kunywa ngiye kwishyura asohokamo inzoga ugiye kwishyura asohokamo inzoga Yena nje muri butike nje guhaha umudamu sinzi byaragiye kwishyura afunguye agakapu mbona avuyemo inzoka icyo kigenda se iri kugenda inzoka murayibonye mwa ayibonye nzima buzima oya ikibazo ni kimwe kuri kuzenguruka amafaranga gusa yego nyine yamufashe abo shahura Yena nje muri butike nje guhaha umudamu sinzi byaragiye kwishyura afunguye agakapu mbona avuyemo inzoka icyo kigenda se iri kugenda inzoka murayibonye mwa ayibonye nzima buzima oya ikibazo ni kimwe kuri kuzenguruka amafaranga gusa yego nyine yamufashe dore nguwo n'inzoga ari kunywa dore nguwo bamufashe dore nguwo igitangaje nuko hinjiye umugore hano muri boutique umugore yinjiye afite igikapu mu ntoki ariko barafunguye agiye kwishyura inzoga bari banayipfunduye noneho ni mitsingi na gapeti mitsingi agiye kwishyura inzoga nibwo yafunguraga igikapu abonamo inzoka kandi yarazi yuko harimo amafaranga ngo amafaranga yayibye aho bita i Rubavu aho yari ari kumwe n'abagabo ngo yabonye bishyura noneho nyuma yo kwishyura agira ngo muri kubona abantu benshi hano bashungamiye hano gutya ngiye mpamvu mpunzi inzoka ngiye nitinyira inzoka kamera manage nayo nashishamo video wenda ngira ngo murayibonye hano enda hano inzoka iri ndetse n'uwo mugore ari aho ngaho ndetse ari gutaka cyane avuga ati mumbabarire munabare mumbabarire